Bikema afasha ababawusa go Bikema nguwo n'ababawusa uvuga ngo harimo umwuka utari mwiza kugeza ubwo abo basore wabonye abo babouncer yego nabagomba kuba bahari mu rwego rwo kugira ngo barateganya ko haba fight se ntabwo tubyifuza nta nubwo ari ibintu wenda umuntu yatekereza ariko umuntu wese kuko abantu bose bari akavuga ngo bimeze bite wenda dusangwe tubona wenda abasore b'ibigangari wenda bateguwe bari buze wenda guterura umubiri w'umuntu ariko harazi ko bimeze bari abo no gucunga umutekano kandi no kuvuga ngo no gucunga umutekano ariko ikibazo babiri genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshall Real Estate nona reka ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza aho dukurikiye hereye hose amahoro y'Imana abane na we yego turagarutse n'ubundi ni ibintu biri kuvugwa cyane ubundi iyo uri umustar uri icyamamare ubuzima bwawe abantu baba bashaka kugira ngo bamenye ibyakubayeho ibyishimo ndetse n'umubabaro ibintu byose babimenye none byagera kuba duhuje ururimi kuba mu gihugu cyacu bikaba akarusho nta kindi ni kiri kuvugwa hirya no hino ni urupfu rwa Gloriose cyangwa se Gogo Musabyimana ukuntu twebwe abanyarwanda twamufataga birarenze kuko yari umustar birenze uko tubitekereza kuko nabonye ibitangazamakuru byo muri East Africa cyane Tanzania Kenya Uganda byarabyanditseho cyane kurusha uko mu Rwanda ababivuze ntabwo ndi nyine muri studio ndi kumwe na Sam Gakire ndakwakire cyane raho urakomeye cyane na amahoro ameze neza yego narindi kuvuga nti iyo uri public figure cyangwa se uri cyamamare ubuzima bwawe abantu baba bashaka kubumenya babunyotewe ubuzima bwawe baba buri expose cyane buriya haba ibyiza byakubayeho haba ibi hari abantu bajya bumva turi gukora inkuru wenda umuntu yitahiye umustar yakoze ubukwe umustar watandukanye n'umugore umustar wabuze umuntu we mbese ibyo byose biba bigomba kuba kubera ko ubura umuntu w'abantu kandi abantu baba bakeneye kugira byinshi bakomenyaho yego ni muri urwo rwego rero turakomoza ku rupfu rwa Gloriose cyangwa se Gogo rumaze iminsi ruvugwa cyane kugeza na n'uyu munsi aho yagombaga gusezerwaho bwa nyuma agashyingurwa abantu bakomeje kubivugaho amagambo menshi atandukanye natwe turaza kubivuga uko twabibonye n'ibyagiye bigaragara yes nibyo reka tubanze twihanganisha abantu ba Gloriose yatuvuyemo urupfu nyine n'irembo cyangwa se kubizera twese tuba tugomba kumva ko ari ibintu bigomba kubaho ariko nanone abantu bamaze kubimenyera cyane kubibera kuri social media ko abantu kenshi cyane baba baravuzwe n'ubundi iyo bitahiye n'ubundi ntago bivugwaho rumwe cyane kuri Gloriose ho rero ugira ngo batangiye gusa inkuru zisohoka zidahuye umubiri we ukiri Uganda batangiye kugira ibyo bavuga byahereye ariko ubu iminsi igenda ishira kugeza uyu munsi wo kumushyingura abantu bagenda bavuga ibintu indi ntera ibintu byafashe n'intera kubera ko ibintu biri kuvuga si bimwe murabyibuka ko Uganda abantu subizo bya muganga byavuze byamwishe abandi bantu baraza batereka bamwe bati hari fanta abandi ati hari kontara yaragiye gusinya abandi ati hari iki biza no kujya biba bibi aho nyine urumva nibi bintu byose babiri kuvugwa rero mu kuvugwa Samu abantu burya baba bareba ibikorwa buri kantu buri move yose igenda ikoreka uyu nyakwigendera Gloriose yarari mu maboko y'abantu babiri hari uwo bita Bikorimana cyangwa se Bikemu uzwi nka Bikemu wa Yesu hakaba uriya mu manager wa Gogo
yitwa ndera we na bonuva yego n'abagabo babiri yego ari nawe wamuzanye muri social media yego abantu buriya baba barebye akantu kose bakitegereje njyewe aho gufata umubiri wa gogo byari byatangajwe ko ari saa 8 barajya gushyingura ariko byarinze bigera izo saha bitarakunda ibyo by'abantu wenda ntago turi bubitindeho kubera ko buriya abantu benshi barabizi amayo umubiri uri muri morgue cyangwa se uri kuri hari process bikurikiza hari process bikurikiza hari amafaranga mugomba kubanza kwishyura hari byinshi bigomba kubanza kuba kugira ngo babahereze umubiri umuntu wanyu mujye kumushyingura amasaha yari saa 2 ariko urumva byageze mu masaa byageze mu masaa 5 saa 6 yego batari bawubona ikindi kintu abantu bari kwibaza bati twabonye mu bitaramo binini umusitari runaka agenda agaragiwe n'abantu b'abasore b'ibigango bita aba bodyguard aba basore nabo bari bahari Kacyiru ubwo ababonso rero izo ziri mu nkuru ngewe nanamenye ejo umunsi w'ejo kubera ko izi nkuru ukuntu bimeze vuga ngo iyi famiye ya nyakwigendera Gloriose yego iyo hari ibintu itari yasobanukirwa byinshi ku rupfu rwabo ku buryo nuvuga ngo ari famiye ntabwo iri guhuza n'abari kuvuga rumwe n'abari bamufite nka management bari bamufite nka management nuvuga ngo harimo umwuka utari mwiza kugeza ubwo abo basore wabonye abo babouncer yego nabagomba kuba bahari mu rwego rwo kugira ngo barateganya ko haba fight se ntabwo tubyifuza nta nubwo ari ibintu wenda umuntu yatekereza ariko umuntu wese kuko abantu bose bari akavuga ngo bimeze bite wenda tusanzwe tubona wenda abasore bibiganga ari wenda bateguwe bari buze wenda guterura umubiri w'umuntu ariko harazi ko bimeze bari yabo no gucunga umutekano kandi no kuvuga ngo no gucunga umutekano ariko ikibazo babiri ngiye ndumva ari bake kuko nimba bagiye kandi nukuvuga ngo hariya noneho arashyingurwe aho Gloriose avuka abaturage nabo bagiye bashyirwa mu matwi inkuru zitandukanye bafite uburyo babyakiriye ukugeza ubu hari umunyamakuru hari yambwiye ati abaturage binaha basiritse nta numwe watunga mikoro rero mutoga avuga ati iki kinuza ndakimenagura ati twabonye ibyo mwagikora ibyo mwakoze niyo mpamvu urumva kujya gushyingura hakanabayeho ko aba batipe babiri haba manager wa nyakwigendera ndetse na BKM bari no bakwepa yego ariko nanone nibyo byaba bibi cyane cyane ko bo ku ruhande rwabo ntacyo bishinja ntacyo wenda bakoze cyangwa se n'icyo batakoze kuko ku ruhande rumwe buriye nubwo tuba turi kuvuga ibintu hari imyumvire iza mu bantu yego cyane cyane nk'umuntu buri hariya muri la famille yo kwa Gogo numvishe bari no gutangira kuvuga ngo ko bya Cano yego Cano ntabwo utangiye kuvuga Cano umuntu naranashyingurwa utangiye kuvuga Cano se niba nayiguhura imaze iki ese uwo muntu nyakwigendera ko ibya Cano tuba tubizi uza amasezerano nafitanye na management ari ayahe kuko nabo hari ibyo bamutanze kugira ngo iyo Cano uyibone iri gukura hari ibyayitanzweho yego bashobora no kubibara ntunabone n'amafaranga yo kubisubiza cyangwa se niraca nikaba itabyishyura yego ibyo bintu byose rero abantu bari gukomeza kuvuga ngo urumva ngo management ngo amafaranga ibitaramo ibyo bintu nimba Gogo yari umuhanzi utangiye kubona ibiraka bikomeye ibiraka bikomeye mwibuke ko yarari no gukora amaproje kandi ayo maproje ni dépense ibyo bintu rero by'abantu bose natangiye kubona ngo amafaranga tukiri ku bya Cano turagira ngo tubivireho rimwe nakubwiye ko buri muntu wese aba afite ukuntu areba akagira ibyo yibaza akagira n'ibyo avuga ati se ibi ngibi birashoboka se hashize amasaha 2-3 kuri Cano ya Gogo Gloriose official hashyizwe hanze indirimbo nshyashya yitwa ngo Inzira Ebyiri abantu bakibaza ati se ku munsi wo kumuherekeza hakagombye gusohoka indirimbo
ngiye mbona nta kibazo nyine nibyo abantu bari kwibaza nibyo turi kubwira abantu iyi ndirimbo abandi kuba yasohotse uyu munsi yego ubwo nayo iri mu bimuherekeje kuko nta kintu iyi ndirimbo iri gushinyaguraho oya ntacyo nyine ni ibyibazwa iyi ndirimbo nimba iri no kuri YouTube ahubwo ize no gucurangwa muri ntuza yo kumuherekeza kuko ifite amagambo abantu bagakomeza bakavuga ibintu bitandukanye bakavuga bati se ko turi kubona kuri izo channel zindi ko bari ariko n'ubundi biri muri management imwe ariko abantu nyine barabyibaza bakavuga bati se ko tubona amavideo ari kwa uploadingwa ku macano yandi yaba afitanye isano n'aba bagabo bandi ubwo ni BKM na management ye kuki batari kubishyira ku ya Glorious ni ibivugwa ni ibyo abantu bari kwibaza n'ibyo abantu bavuga ariko abantu nabo baje bareka kwirengagiza no kuvuga ngo nubundi iyo channel yabi ya BKM yabi ya Glorious byari bisanzwe byose binyura hibyo bikorwa yego ugiye kuri channel ya BKM hari hasanzwe hanyuraho bari kuramya no guhimbaza we na Glorious BKM bazi ko ari umucuranzi wa piano ariko umucurangira bari kuramya bakoraniga ibiganiro bikanyura no kuri channel ya Gogo kuba ngiye byo hose byahanyura ubwo impamvu twari tubivuze nuko abantu twumvise bagenda babivuga hakongera hakagaruka n'ikibazo cya babyeyi bamureze numvise bavuga ku bya channel ariko wabisobanuye ko haba harimo inzira nyinshi hari inzira ibyo ni bya bindi urabona Dorimbogo channel ye nari nyifite akimara kwitahira ariko hari umunyamakuru umwe wamanutse rwose Nyamasheke atari ko buri channel bacana ariko ndumva byaraje gukemuka bikarangira umubyeyi we yanasabye imbabazi kuko nawe yari yavuze ati he cano ntago barababazi cano ari igiki ira cano ushobora no kuba twayirebaga kuri itari monetize ibyo ni ibintu bishoboka cyane idahembwa kuko ntago uburyo ushobora guhita ubirebera ngo cano kubera ko ndi kuyibona ngo ubwo ni amafaranga ubu ntidufite amacano bagiye bademonetiza afite ibihumbi za 200 ababireba bazi ko wenda ari cano nini guha amafaranga kandi ira hari igicupuri ibyo ni ibintu abantu bose bagomba kumenya bakabishyira mu mutwe ntabwo unje kuri iyi nshuro mbona ko Glorious yagakwiriye guherekezwa bwa nyuma n'amagambo yego n'intambara hafi no kurwana ibaza ariko kujya gushyingura umuntu witwaje bonso uvuga ati yari ahantu ni mu cyaro hashobora no kugira umuntu unkubitirayo hashobora no kugira umuntu uvuga ati niwo watangiye kumva bamwe batangiye kuvuga ati yishwe n'abari abantu babagande aba manager abagande ribo babivuga oya harimo abo nabogiye numva bavuga ngo yanyweye ji ngo Bruno yamuhaye wijya kuri ji hari nabavuze ngo BKM ngo BKM ngo ibintu byinshi nibyo nakubwiye uri umustar uvugwaho ibintu byinshi bitandukanye reka nshaka akantu nkakumvishe ndabizi ko ndi bukabone Imana ifashe nkabone ariko urumva ibintu byinshi byagiye bivugwa nimba umuntu yicara akavuga ngo aba bantu ngo yaraguye barabihisha ngo bari basanzwe ngo bamuririmbishije amasaha menshi kandi bari bazi ko afite ikibazo ngo kandi bari bafite ikarita babizi ko ari afite disability kuri 90% ngo barabihisha ntago rero reka nkwereke urupfu ibintu bijyanye n'urupfu wenda nimba nta muntu wafashe undi wafashe umuntu ngo amwice ibimenyetso bya muganga bigaragaza ko ari umuntu wabigize mu ruhare urupfu umuntu abari kugenda agiye mu gakinjiro imotika mukubita gahita apfa ubwo rupfu bundi ubwo waruhagarika ninde muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo yakibiki ngo yagikorwa iki ibyo bintu byose twe tuba turi kubivuga ni za maka zacu zo kuri YouTube mugana abantu ngo tuba turi no gushaka gucururiza mu mfu z'abandi ariko umuntu nimba yumva ko Gogo ngo bamuririmbisha amasaha ngo nka ya Debeni ngo kandi nta gihaha yifitiye Gogo ngo yaranaguye ngo abantu babifata video ngo abatipe barazibasibisha ngo kandi iyo video ngo ikijya hanze ngo abantu bari gutanga contribution bakaba bamuvuza tunashimira igihugu cy'u Rwanda kugira ngo agere hano babifashijwemo na ambasade y'u Rwanda na n'ubu ngubu tuvugana akarere ka Rwamagana niko katanze imodoka yabo
bari gufasha umuryango we kuba muri ibi bikorwa byose. Mu kanya ka Kiro habereye na ntuza buriya no kuvuga ngo abanyamafamiye no kuvuga ngo ikintu bita itangazamakuru n'ababashije kujya hariya ushaka kuza kumva ikintu bita komba ya danje kuko hari abaturage ntabyo kuvuga ngo umunyamakuru hariya rega tujye tubimenya wenda nubwo babigisha ariko ntago umuturage wibereye mu byarira hirya azi yigishijwe ngo uburenganzira bw'umunyamakuru n'imyumvire ibitandukanye imyumvire abafite yego ushaka kumusanga yibereye mu nka kakuzitura inkoni rwose uzanyigamera ngo ugiye kumukamera ugiye kumubaza atabishaka nimba nka famiye urabona kuri Rwanda Forensic Laboratory hano Kacyiru no kuvuga ngo ahantu abanyamakuru bari bose famiye ikihagera bahise bavuga ngo ntago bari buve mu modoka ntabwo bashaka ikintu bitangazamakuru itangazamakuru rero bahise baryegeza hirya cyane n'abantu bagiye bakora udukuru twa hariya bagiye badukorera hirya mu bigori kwa kuntu umuntu ahagarara akibaraguzwa akavuga ngo bigenze utya nizo nkuru zagiye zikorerwa hari urumva ko ikintu bita itangazamakuru ryakumiriwe kandi ibyo bintu byose ibyo byavuye ku makuru ari gushyirwa bari ababyeyi ari gushyirwa bari abantu bo mu cyaro ariko babwira ibyacano ari kugenda kubabwira urupfu rutandukanye rw'umwana wabo nimba iyi famiye aba babyeyi n'aba baturanyi bari basanzwe bazi ko gogo afite icyo kibazo kuva mu bwana ntabwo ngiye numva impamvu yo kumva ko BKM na manager we hari uruhare bafite muri ibyo bintu kuko nk'aba bantu habonye ndanabashimira by the way BKM kugeza ubu BKM na manager Imana ibaho umugisha reka mvuge gutyo rose tuvuge ko ntacyo bakoze baragikoze no kugira ngo tumumenye nibo bantu bari gutegura uburyo ashyingurwa no kugira ngo tumumenye no kubera bo yego no kubera bo nibyo bintu byose tuvuga ngo ambassade ngibiki byose ibyo nibo babyirukansemo nibo baproaching ariko hari n'indi modoka nabonaga ifite ibirango bya Uganda ishobora kuba hari team yavuye Uganda Bruno uno muhanzi Bruno K Bruno K yamanukanye n'abandi bantu baje kumerekeza abantu bagiye banamushyira mu majwi nawe ngo hari fanta yamuhaye ngo niyo urabona bari live TikTok abantu benshi bagiye Bruno n'umuntu wakundaga gogo ku rwego rwo hejuru akinagera Uganda iramufataga mu modoka akamutwara akamutembereza hari n'akantu kari kamaze iminsi kari yari yamwigishije ngo goodbye kari gutrendinga Bruno rero ari mu bantu babaye touched cyane kandi ndabizi ko nawe afite contribution nini yakoze kuri gogo mu nyuma yuko wenda umubiri uje ko nabonye timu iri kumushimira cyane yego yaba BKM kuko urumva ko yayize contribution yafashe n'urugendo aza kumuherekeza ariko urumva ngo yamuhaye fanta iyo fanta nayo yabaye ikibazo kuri babasesenguzi baka barahari kandi yego gogo rero aruhukire mu mahoro ariko ikintu nibaza ibisubizo byavuye mu Rwanda apimwe n'ibya Uganda yarongera arapimwa ntago mbizi ubwo sinzi umubiri bawujyana kuri Rwanda Forensic ko nimba ukuye Uganda bagomba kuzana hano mu Rwanda ukongera ugapima bajya gushyingura nta gihugu gipimira ikindi nta makuru nabo bagomba kumenya ntuza zabo rizati babishinzwe bazatubwira nta makuru mbifiteho ibyo ngibyo ibyo bintu rero ni ukuri abantu twizere ko nta bantu baza kurwana rwose duherekeze gogo twamukundaga gogo mwamukundaga naho ubundi inkuru zo zizakomeza gukorwa ntabwo uzabuza abantu kugira abantu bari gucururiza kuri gogo ntabwo ndakeka ko kuvugwa babonye abantu benshi batashye kandi bari byamamare baravugwa reba urupfu rwa Theogene hera inzahukiye na nubu dore imbogo izo ni ingero nkeya bigomba kubaho ibyo ntago ari ibintu ushobora kwicara ngo bihindure cyangwa se uvuge ngo ibyo bigomba kuba ko yakona ubundi aba yaraje kuri social media akamenyekana kandi ubusesenguzi gusa ikintu kibi gishoboka umuntu tuba dukwiriye kwirinda
n'ubusesenguzi busesereza bushinyagura yego ibintu byo gushinyagura ubundi nibyo bibi ntago Gogo yarakwiye guherekeza ntago Gogo yigeze yijandika ntabwo Gogo yigeze ajya mu matiku ngo avugane n'umuntu ntabwo Gogo twigeze tumubona waje gusubizanya ngo n'umuntu ngo yatukanye ngo yageze Gogo yimenyekaniye bitewe nuko yiririmbiraga n'ubushake bw'Imana yari ivuze ati reka muzamurire muri ubu buryo gusa wenda n'ikibazo cy'ubumuga yari afite nabyo buriya byatumye kumenyekana kwe kwihuta cyane ibyo byose rero kuko ntago ngiye yarakwiriye guherekezwa hari amabonso hari umuntu uri kwikanga ngo hari umuntu ushaka kunkubita ariko uzi kujya gushyingura ukebaguza ureba hirya wajya ubona umuntu ufite inkoni ukavuga ati menya ari buyinkubite ntago ibyo bintu bikwiye twizere ko rwose hariya ifumbwe ahari bushyingurwe ngira ngo nabonye gahunda ariko icyo nzi cyo abenshi barahombye yego mbaho urumva yo impamvu reka tujye tuvugisha ukuri Gogo yagaburiraga aba YouTuber reka tubivuge gutyo bamukoreshaga ibiganiro the first second team management yagiraga yamutwaraga mu bitaramo kandi babahaga amafaranga ikindi n'abamutumiraga n'abanyarwanda muri rusange n'igihugu muri rusange umuturage apfuye igihugu kiba gihombye amaboko yego cyane Gogo yazamuraga ibendera ry'u Rwanda Gogo Tanzania bari bamuzi South Africa bari bamuzi Kenya bari bamuzi Uganda Burundi ye yaririmbaga none se kuki Gogo ibaze ko Gogo yitabye Imana ibinyamakuru byose byo muri East Africa bikandika byo mu karere bikandika nibyo nahereyeho ibyo bintu rero bikwereke ko hari uburyo yari yarasizamuye ibendera ry'u Rwanda kandi yagendaga nk'umunyarwanda yego ntabwo yagendaga nk'undi muntu wo mu kindi gihugu aho rero igihugu kiba gihombye umuryango ubuhombye cyane aturukamo n'abandi bantu bose kuko Gogo yari umugisha ku bantu bose Imana imwakire mu bayo yego